Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 16. Nimurabukire utegeka igihugu uhereye Isera herekeye ubutayu ukageza ku musozi w'umukobwa w'i Siyoni. Mumurabukire abana b'intama. Uko inyoni zizimira icyari gishwanyutse, niko abakobwa b'i Mowabu bazamera ku byambu bya Arunoni. Tugira inama uca imanza ku manywa y'ihangu, utubere igicucu gihwanye nijoro, uhishe ibicibwa n'inzererezi ntuzazigambanire. Ibicibwa by'i Mowabu bibi wawe, Mowabu umubere ubuhungiro bw'abamunyaga, kuko abahenzi bahindutse ubusa, kunyaga kugashira kandi abarenganya bakarimbuka bagashira mu gihugu. Intebe y'ubwami izakomezwa no kugira imbabazi, kandi hariho uzayicaraho mukuri mu nzu ya Dawidi, ari umucamanza ukurikiza imanza z'ukuri, akabangukira gukora ibyo gukiranuka. Twumvise ubwibone bwa Mowabu ko yibona cyane, twumvise n'agasuzuguro ke n'ubwibone bwe n'uburakari bwe, ariko kwirarira kwe ni ukw'ubusa. Nicyo kizatuma ab'i Mowabu bazaborogera Mowabu, umuntu wese azaboroga. Muzarizwa n'amatongo y'Ikirihasereti mwihebye rwose, kuko imirima y'i Heshiboni irabye, n'uruzabibu rw'i Sibuma abatwari b'amahanga bavunaguye ibiti byarwo byiza byari bigeze i Yazeri bikagera no mu butayu, rwagabye amashami yarwo yambuka inyanja. Nicyo kizatuma ndirira uruzabibu rw'i Sibuma nk'uko ab'i Yazeri baruririra. Yewe Heshiboni nawe Eleyale, nzakuhira amarira yanjye, kuko ku mbuto zawe zo mu cyi no mu isarura ryawe habaye induru z'intambara. Ibyishimo n'umunezero bikuwe mu mirima yera cyane, no mu nzabibu ntihazaba indirimbo cyangwa urusaku rw'ibyishimo. Nta mwenzi uzengera vino mu muvure, abenzi mbaciye ku midiho. Amagara yanjye acurangira Mowabu nk'inanga yo kumuhoza, no mu nda yanjye hacurangira ikiriheresi. Kandi Mowabu najyaga gushengera mu ngoro yo ku kanunga, yirushya bakajya ahera he ngo asenge, ntazashobora kunesha. Iryo jambo ni ryo Uwiteka yavuze kuri Mowabu kera. Ariko noneho Uwiteka avuze yuko imyaka 3 itarashira nk'iyukorera ibihembo, icyubahiro cy'i Mowabu n'ingabo zaho zose nyinshi cyane izahinyurwa, kandi abazasigara bacitse ku icumu bazaba ari inkeho cyane, ari ntacyo bamaze. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 17. Ibihanurirwa i Damasiko. I Damasiko hakuweho ntihakiri umurwa, hazaba itongo n'ikirundo cy'isakamburiro. Imidugudu ya Roweyi ibaye imyirare, izaba urwuri rw'imikumbi n'intama zayo, kandi ntawe uzayikoma. Ibihome bizashira muri Efurayimu, n'ubwami buzashira i Damasiko, n'abazaba bacitse ku icumu b'i Siriya nabo bazashira. Bizaba nk'uko icyubahiro cy'Abisirayeli cyabaye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuze. Uwo munsi icyubahiro cya Yakobo kizagabanuka, n'umubyibuho we uzashira ananuke, kandi bizamera nk'umusaruzi utema amasaka yeze agasarura amahundo, ndetse bizamera nk'uhumba amasaka mu kibaya cy'abarafu. Ariko hazasigaramo ibihumbwa nk'iby'umutini unyeganyejwe, imbuto 2 cyangwa 3 zo mu bushorishori zikaragarika, hakaragarika 4 cyangwa 5 zo ku mashami y'impande z'umutini wera cyane, ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze. Uwo munsi umuntu azatumbira umuremyi we, amaso ye azita ku Wera wa Isirayeli, kandi ntazatumbira ibyotero byaremwe n'intoki ze, ntazita ku bukorikori bw'intoki ze cyangwa shera n'ibishushanyo by'izuba. Uwo munsi imidugudu ye ikomeye izamera nk'ahantu ho mu bibira no mu mpinga z'imisozi, aho Abisirayeli bamenesheje abantu hazaba imyirare rwose. Kuko wibagiwe Imana y'agakiza kawe, kandi ntiwibutse igitare cy'imbaraga zawe, nicyo gitumye utera ingemwe zo kwinezeza n'ingurukira z'inyamahanga. Umunsi waziteraga washyizeho uruzitiro, bukeye usanga zarabije, ariko ibisarurwa bizabura ku munsi w'umubabaro n'agahinda gasaze. Umva imidugararo y'amahanga menshi ahurira nk'inyanja, umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi menshi yo ku rusumo. Amahanga azasuma nk'amazi menshi yo ku rusumo, ariko Imana izabahana, nabo bazahungira kure nk'ibishingo byo ku musozi iyo bijyanwa n'inkubi y'umuyaga, kandi bazirukanwa nk'umukungugu utumurwa na serwakira. Dore ibitera ubwoba nimugoroba, ariko bwajya gucya bagasanga nta bihari. Uwo ni wo mugabane w'abatunyaga, kandi nibyo bihembo by'abatwambura. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 18. Dore igihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Etiyopiya, cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi ku bihari by'inkorogoto, kiti nimugende mwa ntumwa mwe zimpaye amaguru,
musange ishyanga ry'abantu barebare b'umubiri urembekereye ryahoze ritera ubwoba na bugingo n'ubu. Ishyanga risenya rigasiba ibanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Yemwe baturage bo ku isi mwese, yemwe abatura ku isi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire mujye mureba, kandi ikondera nirivuga mujye mwumva. Kuko Uwiteka yambwiye ati, nzigumira mu buturo bwanjye nitegereze mere nk'izuba ritera ibishashi, nk'igicu cy'ikime cyo mu gihe cy'ubushyuhe bwo mu isarura. Nuko isarura ritaragera ururabo ruhunguye, inzabibu ari intenge, amashami magufi azayatemesha imabuzo, n'amashami agabye azayatema ayakureho. Bazasigara ari ibirundo, basigiwe inkongoro zo ku misozi miremire n'inyamaswa zo mu isi. Inkongoro zizabarya mu cyi, n'inyamaswa zo mu isi zose zizabarya mu itumba. Icyo gihe bazazanira Uwiteka Nyiringabo abantu barebare b'umubiri urembekereyeho indabukirano, ari bo bantu bahoze batera ubwoba na bugingo n'ubu. Ishyanga risenya rigasiba ibanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Babazane ahantu h'izina ry'Uwiteka Nyiringabo, ari wo musozi wa Siyoni.